reka dusome ijambo ry'Imana. Teme yacu mwayumvise ni mu gitabo cya Yohana kuri 9 no ku murongo wa 4, ariko nje gusoma Abaroma 2 no kuri 7. 2 no kuri 7 haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Kuri 10 akavuga ngo ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro nivyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Amen. Ngivyo ibintu Imana izitura abakora neza. Yohana 9 no kuri 4 avuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Hepfo hazavuga ngo nkiri mwisi ngo ndi umuco w'isi. Ijambo tugiye kuganira muri uyu mwanya, tugiye kuganira n'ubundi gukora. Kandi gukora ni ikintu abantu bose bumva, ndetse ni ikintu abantu birirwamo buri munsi. Buri muntu hano usibye wenda abana batoya, buri muntu mukuru yirirwa mu kazi, yirirwa mu murimo wiwe ashakisha ukuntu abaho. Umurimo wose ni principe zawo nuko uba uri gushakisha ukuntu ubona imibereho, siko bimeze buri munsi. Rero umurimo ni ikintu twese tumenyereye, ni ikintu twese duharanira, ni ikintu twese ndetse dusobanukiwe. Haleluya. Rero turaganiraho umurimo dukwiye gukora. Rero muri iki gihe byangoye cyane. Amahame perezida yavuze 2: kuba waravutse, kuba uriho warahindutse. Biragoye kukubwira gukora umurimo utarahinduka. Ni ukuvuga ngo ni nk'umuntu utarabaho, twamara tukambwira ngo ngaho kora kandi utarabaho. Ese uwo muntu yokora? Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ikibanziriza ni ukuvuga, hanyuma wamara kuvuga ukaja ugakora, ukagira imbaraga ugakora. Principe zose nta mwana ushobora gukora, ni umuntu mukuru, ni umuntu uzi icyo agiye gukora, ukwiye gukora. Aya magambo badutoreye ngo tuganire muri iki gitabo cya Yohana, Yesu ngo yarasohotse arimo yigendera mu kazi kiwe. Yesu yageze asohoka kuko usohoka mu gitondo ugiye mu kazi. Haleluya. Yesu ngo arasohoka, ngo muri gusohoka akaba noneho garagira cortege yiwe. Yesu yageze agendana cortege. Abigishwa biyo baramuje ese bahuyega n'uwa mwana waraho ngaho. Uwo mwana ngo yaramenyereye aho hantu yageze yicara, kandi harakantu kitangaza gahari. Uwo mwana mu buzima bwiwe yari impumyi. Ikindi cyakabiri uwo mwana yageze asabiriza. Impumyi ntiyokora, kandi udakora urasabiriza. Ubuzima bwo gusabiriza. Haleluya. Ubuzima bwo gusabiriza ni ubuzima bw'impumyi, itagira icyo yokora, itagira aho yokwikura, itagira icyo yokwimarira. Ese abo Kristo turabafite? Haleluya. 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 Dufite abakristo batogira icyo bimarira. Dufite abakristo b'impumyi batogira icyo bimarira. Izero. Umukristo w'impumyi. Uwo mwana ngo yari aho ngaho. Batangiye kubazanya amakuru. Bayavuze nubwo ariko bikansubira ngo muri ara revision nayo ni nziza. Arabaza mumva muri revision. Bana sivesana. Noneho wa mwana ngo yaraho barabazanya ati uyu mwana uku yaziziki n'ingimpuhega bari bagize. Uyu mwana ububuhumyi uku niki. Muzamwibaza ati uyu mupagani we ububuhumyi ni ubunyabaki. Uyu mwana uyu mwana muno harabana benshi mu ndo bimfu. Haleluya. Uyu mwana ni ukubera iki? Bamwitse n'ibyaha yakoze. Iyo umuntu gagize n'ibibazo hari ukuntu bazashaka ko kumuterera ati reka agoke, hari ibyaha yakoze n'ubundi namanyanga agira ntiyoreka kuba impfu. Hari abantu bazavuga bene uko, abandi reka none ntabwo ari byo. Baravuga ati ni ababyeyi be bakoshe barabahana se.
papa wawe yarakoshe bigira ingaruka ku bana. Ariko Yesu ngo arabwira ati uyu mwana nta cyaha yakoze na nyina nta cyaha yakoze, ariko ahindutse material didactique kugira ngo umurimo w'Imana werekane. Ahindutse material didactique. Aba pedagogue barabizi, njyewe sinnize pedagogue, ariko material didactique nico kintu kiza faire comprendre leso soko. Material didactique, yes, yitiza uriya mwana kugira ngo yumvikanishe kiye Jésus ninde Yesu ninde. Yitiza uwo mwana kugira ngo imirimo yiwe igaragare. Hanyuma akoraga akazi, yinjira muri operation chirurgie, yinjira muri operation chirurgie akoresheje ubwondo amacyandwe, afata amacyandwe asiga uwo mwana ku maso, ngo muri kumusiga amaso, genda bana sifiwe, aragenda. Icyakurikiyeho ngiye kuvuga ibindi kungiye gutinda we mana we. Haleluya, haleluya. Uwo mwana reka vuga amaze guhumuka. Hariho itimu y'aba expert, abo bantu babita ngo n'abafarisayo, les pharisiens, c'est nous. Abafarisayo, les analystes, ba analyse. Ti uyu muntu wamukijije n'umupaga. Yakoze ku munsi w'isabato. Tuza dukora ku munsi w'isabato. Kubera iki yakoze ku munsi w'isabato? Tibikwiri uyu muntu n'umupaga. Habaho discussion. Ariko reka sinje muri ayo magambo menshi kandi sinari nateguye ko nyavuga cyane. Ku analyze cyane mu bintu by'Imana biza bituma utokora umurimo w'Imana. Hariho amanalize maremare tuzi ukumpagaza kugamaze ko umugabo mukuru komeye sawa. mugaruke icyo mvugiye ni iki, uko hari abantu bavuga ngo kare akana kurandoza mu bana bafite abandi bana sawa. ngo kare none gatwebwe twagize Yesu yatugiriye neza, tuba bagufi tubaho n'abato. Hanyuma abantu bazatwibesha ngo uriya mwana ngo ase kurangana gute ngo kuriya. Iyo ni analyse. Mwumve mu bintu by'Imana rero. Ibintu by'Imana cyakira gusa fata urebe bizima n'ibitari bizima, urebe ureke kureba iruhande kuko iyo umuntu ari mu kazi kiwe, iyo uri mu kazi kawe uzi ukora akazi kawe, imodoka ko ziratambuka hano izindi ko ziratambuka, tuzitaye wewe uri mu kazi kawe gusa ukurikiye akazi, uri mu kazi. Ariko wewe urakora akazi kawe numara urusubira uje muri biriya ubishobora ntibizoshoboka. Abo ba analyste sasa batangira ku analyse, batangira kuzana amagambo ni munsi w'isabato byari bimeze gutya byari bimeze n'ukuri kose. Mu gihe umuntu asobanariza ibintu by'Imana bizogucanga bizokunanira. Bwana sifiwe sana. Reka ngaruke ko turavuga gukora umurimo w'Imana, kandi umurimo w'Imana wose umurimo wose gukora. Muri ibyo yaravuze ngo gukora umurimo ngutari wanjye ngo nugutsindwa. Gukora umurimo utari wanjye nazo nugutsindwa, oya nkoresheje uwampamagaye. Gukora umukoro utari wanjye nabyo nugutsindwa, oya nkoresheje uwampamagaye. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Icyambere mwumve kuko ari ugutsindwa. Iyo uhakora ibintu bitari ibyawe, abakristo ntago twaremewe gukora ibintu bibi. Nuzokora ikintu cyuzomenya ngo si cyawe. Bwana asifiwe sana. Reka mvuge gatoya, hariho ama principe menshi y'umurimo, ariko ngiye kuvuga ikintu cyambere kandi sintinda. Principe ya mbere y'akazi ni ugukunda akazi kawe ukagakunda neza ukagakora. Iyo umuntu yakoze akazi niho azaboneramo na promotion, ariko iyo wakoze akazi utagakunze ntabwo uzoboneramo na promotion. Bya bihembo batubwiye, iyo wakoze akazi utaye ukishimira ngaho tuboneka ugacerewa ibiki, ni ukuvuga ngo ku kazi nta bihembo, kubera yuko
ntugakunze ni ibintu ukora byo guhatwa ngaho umuririmbyi ko baraguhata ngaho pasiteri ko baraguhata kugana nuko tutabizi numva bari kuvuga aba pasiteri ariko kandi uko hari igihe pasiteri yotegura nk'inama ya baraza ukazusanga babuze ibyo ni ibanga ryawe ariko nimba bahari nuko umurimo wabagoye kina mama murategura umurimo ugasanga regularite nyinshi tabonetse kandi se yagiye mu bikize nta kunze umurimo Bibiliya zivuga ngo igitabo cy'abakorinto bambere ku 9 no ku 17 avuga ngo iyo nkora umurimo ntabikunze ngo se nzago iyo nkora ngo nonwa nari nibagiwe iyo nkora ngo nonwa kuko nonwa murabyumva nivovota nidoga nigira gute ni iyo ngo mbikora ngo nonwa ngo ntangororano nzabona Bwana sifiwe sana muhasome neza simpavuze neza ariko nuko havuga Bwana sifiwe sana nukuvuga ngo umurimo wose ukwiriye kuwukunda icya kabiri nukutaba umunebwe Yesu ashimwe cyane kutaba umunebwe mu kazi bituma abashefu hari ingaruka zikomeye iyo umuntu yabaye umunebwe nukuvuga ngo mu bunebwe harimo ikintu cyitwa ibitotsi umunsi umwe muraza makuru ya Loti yavuye kagahana ni hehajya isodomu ngo amara kuza aza umugore we muraza makuru yose abinkingi arasigara bashana n'abakobwa we ngo babiri ngo amara kujana n'abakobwa we babiri ngo iyo bashikaga ngo baravuga abakobwa be bigira inama kuko babanaga nase nta wundi mujyango nabo bombi bigira inama noneho batangira baravuga ati tuzobaho gute tuyincike nta musaza nta wundi none tubigenze gute bamagira ka politiki niko bazavyi ngo ka politiki bagira ka politiki akanama bonyine bombi ngo barangize baravuga ati data tumusindisha namara tubzareho tubone umwa bamakora ibyo bintu ise bara musengereye sese uko babyita gusengera ngo barangize bajyamanye n'umukobwa we direct umukobwa wawe nukuvuga ngo aho hantu ushaka kuvuga ikintu kimeze gute Loti yari yagiye mu ubuzima bwo gusinzira baramusinziriza babumwesha ibintu bitari byo bamugira waho bamara bamukoresha ikintu kidakwiriye nukuvuga ngo hariho danger yo kuba worangara iyo urangaye neza nukuvuga ngo ikindi kintu ngiye kuvugaho uyu mukristo atamenya yuko turi mu urugamba rwo kuja mu ijuru uyu murimo tutawukora neza akazi koshira kandi akazi gashize inzara yotera mu nzu mwoburara kandi iyo mu burayi mwopfa siko bimeze none wobwirirwa none nejo bundi akazi kashize nta faranga umbara ntupfe nubukuri kose wopfa Bwana sifiwe sana nizo ngaruka nukubera ko warangaye akazi barakakwambura ibyo wakoraga byiza barabikwambura nonega usigaye gutyo urapfa n'umwuma igikurikira umwuma nugupfa Bwana sifiwe sana ariko mureke dukora imirimo myiza Bwana sifiwe sana reka mvuga ibintu bingahe nishaka ndeke andi mapresipe nari nteganyije kuvuga haya yakomoje kuri Kayini nishaka simuvugaho cyane ariko Kayini yagize ikintu cy'ishari kubera imirimo myiza murumuna wiwe yari ese niwe muto yajya murumuna wiwe yari yakoze yewe ndatanga ituro nimara kutanga ituro wewe ugira ishari ry'ituro ryanje kubera ko bankunze nukora neza siko azavuga hepfo ngo ese nukora neza tuzokundwa nishaka mvuge gutyo tuzokundwa twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo abashaka ubwiza icyubahiro kudapfa Bwana sifiwe sana abashaka ubwiza dore turi mu gushaka ubwiza make up neza umuntu abamwe bari mu kugibona kaho bagize izuru rinini bakarigira rito bakarishiraho twatuma za bishu Bwana sifiwe shega ndi umunyaminembwe muzoza munyihanganira siza amenya tujya twoma nyine nuko Bwana sifiwe sana
bakashaka ubwiza bakigorora bakisiga bakigira gute bakambara neza bakagira gute kugira ngo babone ko ari beza none wagereka akagambo kamwe kano mu mujyi bazavuga ngo napendeze akamagenda ati haleluya sinshaka kubasetsa ariko Bibiliya yavuze ngo abashaka ubwiza abashaka icyubahiro hari ubwiza kurabushaka uri mukora ibiki ubwiza kurabushaka uri mukora ibiki hariho principe nibagiwe hariya ariko sinayibagiwe mushana naringiye kwisiga avoir de bons partenaires kugira abakorana bikorwa beza abakorana bikorwa beza mukora abo bantu sare sinamenye saha mpaye uze kunyandikira ku papuro iminota nsigaje bwana sife sana nukuvuga ngo iyo Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abagalatiya kuri 4 no kuri 17 haravuga ngo bamwe ngo babikundishaho ko nyamara ngo si mu buryo bwiza ngo ahubwo ngo babashaka ngo gutata umudendezo wanyu bamenye tiyeki uzukora hehe ibyawe ni gute ufite abana bameze gute abana bawe bafashe amadiplome ikanisa ryawe rimeze gute utejeje imbere gute ufite imodoka ufite inzu abana bawe muri Amerika bimeze gute niturangiza rero twamatuzana imitego dukubiteho imitego atukoze nukuri ntabwo icyo gikorwa ari cyiza ahubwo abashaka ubwiza n'icubahiro turi mu kugishaka gute haleluya icubahiro turi mu kugishaka gute niziye nzira turi mu guca nkugira ngo tugire icubahiro aho hari amagambo menshi mureke mbasigaho utere haleluya ibikorwa byiza nibyo bizotuma tugira kwicumi havuze ngo amahoro nimushake namwe mushireho ibindi amahoro umugisha ubugingo buhoraho ngo iyo niyo ngororano ngo yageneye ngo abantu bakora neza bwana sife sana uko ndarangije Yesu ashimwe cyane ndarangije ariko hari abantu bagize nabi hari abantu bakora nabi baza bakorana ikintu cyanyuma nukuvuga ngo muri aya mahame yo gukora neza cyangwa se amahame yo gukora tushobora gukora avec faiblesse tu dois être fort ugomba kuba umunyembaraga tu dois avoir de réserve ukagira ama réserve nukuvuga ngo abakristo ama réserve niki ama réserve umukristo utazugira réserve muri we oni ondoleye ali unipe moyo upendo bwana sifiwe sana amen icyo nashaka kuvuga niki ama réserve y'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe mu ijambo ry'Imana zavuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazogira gute kugira ngo ntazogucumuraho ariko muzibuke Yesu igihe cyose n'igihe yaravuye mu masengesho y'iminsi 40 ahura na Satani atangira kumutanda ariko kubera ko Yesu yari afite ikintu yari afite ijambo rikomeye Yesu aramubwira ngo urebeshe dore biranditse dore nuko nguko reka kwibesha nukuvuga ngo natwe tuzahura n'amabandi tuzahura n'abantu bashaka gutata umudendezo wacu tuzahura n'abantu bashaka kudukura mu bwiza bw'Imana tuzahura n'abantu ariko kubera ko tuzaba dufite reserve kubera ko tuzaba twarariye tugahaga kubera ko tuzaba dufite ihamba bana sifiwe sana kubera ko ibyo bituzaba tubifite ntako tuzoba taco tuzaba uko twishe muri we taco tuzaba haye kuko twishe muri we taco tuzaba uko twishe muri we
na Satani batazi ko bagoswe ariko bagira gusa ngo ni ibintu bisanzwe ukaba ubaye mu buzima gusa bw'ubunebwe ubuzima bw'ubupagani ariko uyu munsi haracyari ibyiringiro yuko uhembuka. Yesu ashimwe cyane. Haracyari ibyiringiro yuko uhembuka ugahaguruka ugakora umurimo w'Imana. Kwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare ugifite imbaraga ukiri umusheyi ukifite uko twese abantu bahagaze hano muracyafite akabaraga ariko mu gihe muzongana na ba mukecuru apana mwebwe ninde mukecuru uri hano twotangiraho ese mama pastor Panda aracha habariko murabona nka mama pastor Panda ko murabona imyaka yiwe uriya yo kubitigisirimo uriya yo banko ngabwiriza ko murabona ko mbangwiriza avec force fana ko mbangoresha imbaraga z'umubiri yezo mubiri none aha ni muhakane none sizo none umwuka wokora nta mubiri wabona ko ufite ricuya wa haleluya ikicuya se ko kirava mu mwuka ko kirava mu mubiri uko ndiko bimeze tiwo koresha umwuka utari mu mubiri ngaho umwuka wawe uzoza ukore hano wonyine tuwurebe wasibye ndarangije ariko twagendanye na muyobozi yasigaye iminota ingahe mbwira 3 ayi wewe tukababyinira Yesu bana sifiwe sana kwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare mureke mbabwire iki kintu hari abantu baza bitangira abandi kubera urukundo rw'umurimo novuga Esther yitangiye ubwoko kubera igikorwa bari bamubwiye ko ibintu bibaye bibi ibintu bicitse Esther arahaguruka aratangira arakora aravuga ngo muze twirize dugira iminsi 3 dusenga tutakira Imana tuyinginge turebe kuko hari ikintu yohindura nanje nzirengagiza itegeko nimara ngende imbere nishake ngo mfi nzirengagiza itegeko kubera amasengesho yararimo nukuvuga ngo hari abantu babaye mu buzima bwo kudasenga ese wa mukristo uzoba mu buzima budasenga numara uvuga ngo kuragwana kuranesha urugamba rwacu si urugamba bene n'uru ngo dukubitana amangumi n'urugamba tugwana n'ibintu tutareba niko mu gitabo bazavuga ngo dugwana n'ibintu n'imyuka mibi ngo yahantu ho mu kirere imyuka tutabona niyo yitanze akazi kacu nukuririmbira Imana nukuyirami nukubwiriza nukufasha abakene nugutabara abagowe nukugenderera abantu mu ngo yizabo nukubatabara nukureba umuntu muracyasurana muracyaregirirana neza ibyo bikorwa byose bira bikorwa byiza byose bana sifesa ariko ishari kijya Sawuli Dawidi akoze neza mama ari gukora neza Sawuli amugirira ishari aravuga ngo ndakwica kandi umukwe ariko muzi umuntu kwica umukwe umuntu wo muri famiye umukwe papa ariko muzi umukwe kandi batarashingira ngarunezerwa kuriya ni umuza azobona umukwe haleluya papa gisubi umunsi uzobona umugabo wanduze wa isari tukwica muvukana ugafungura ubyaro rwo muvukana ntabona abana ukamugirira nabi isari Yesu bikorwa Yesu yaduhamagaye gukora Yesu yaduhamagaye imirimo myiza muri Kristo Yesu turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo iyo ngiyo ngo ariyo tugenderamo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza kandi Bibiliya ikavuga mu gitabo cy'Abagalatiya ngo mwe gucogora gukora neza ngo igihe nikigera tuzogira gute tuzosarura twamanga basimba iminota 3 na president ngwino tuwe na cordon ushakoze twese bana sifesana Imana ishimwe kuko muri abakristo kandi muri mu kazi tube mu kazi dukorere Yesu yadutumye kabagaragu yizeye bakwiye kumukorera umurimo bana sifesana muke amuvuga naho ngareka gume mvuge Yesu yadutumye kabagaragu ariko muzi wa mugaragu mubi hayi itaranto yarangiza akamagenda akayibika yasunga murebe yamvuga ngo ariko wa mugaragu mubi we wa mugaragu mubi we hako zikwita umugaragu mubi habe na papa wawe yakubwiye ngo wa mwana uri gitangaza uzamuvugire ikintu cyiki
Chikibazo nyine papa wakakubwira ngo wa muntu mubiwe umwana wawe mureke dukorere Yesu neza Imana ibamugisha Imana ibagire neza amen turirimbe buke Ai uni ondoleye